Irene urakagoryi Irene urakagoryi urakabwa amafata ikiganiro akacicazaho ya mpano akavuga ibintu arimo arambeshera Irene akagipostinga kikagira ibihumbi 400 atarampamagara kumbwira ati ibintu byagenze gute kandi uri muravuga abantu barakureba bakibaza kuri umuntu muzima man uzongera ukore wrong move imwe ituruka kuri Dumba nzakwanika kandi nzaza ukunguko va kuri bya bindi duca inyuma man ndasaba niba ubizi ko Irene ari umuntu mukuru yakoze ibintu azi akaba bize akaba yarabikoze abizi muhane mukubita inkoni aya ibi video muyibike ni hagira ikintu kimaho muzambwira ati nibyo bintu Dumba yagusabiye ukicaza ya mpano ku kiganiro akavuga ibintu ashaka ukagisohura ukakirekura Pazomani bakaba baramurekuye Irene nundi umva muri showbiz yose abantu muke bose mani bakubita inkoni muri coding mugende mu posting dore mukunda n'amafaranga dore mwayabonye nababwiye nari narabuza amahoro ndimo ndavuga ati nibura Dr Murangira ko tampamagaye ko Dr Murangira y'abantu bakoze ibintu ahita bahamagara akabwira ati ibi nibi ndashaka mpamagara ba DJ Brian nimero ya Dr Murangira mpamagara basabe nabwira mu mpeni ndavuga nicara na telefone ndavuga ati ubu mpamagare Dr Murangira kweli mubaza ati Dr ni ibiki nicara na telefone ndavuga to yayi reka mwihorere buriya bazi ibintu bakora wallahi Pazo bamurekuye Pazo is free bro ubu yampano ibyo yavuze kuri Dumba byo murabivuga hiki umuntu useka nyuma seka neza ubu yampano ibintu yagendaga babwira mukagenda mwumva byamusize we bimusigaye arangiye kurega akagenda avuga ko nari ndi inyuma y'ibiboro byose we bimusigahe mbonye boss ruri hano boss musaza wawe yampaye amafaranga man yampana atabizi bro arambira ati yohereze yampano aranshimisha namubona ukuntu musupporting amfata amafaranga ndayamwohereza yampano siko mukaritasi yandeze muri ribu man anshira ku kirego cya Pazo man narababaye ndababara n'ubu ngubu nabandi bana baraza ngo mbafashe nkabareba nkavuga ati we ngutwarahe urumva we ngutwarahe babona umutima mwiza umuntu agira bakabona ineza bakabona ubwo bakabona nyine ibyo biboro man umuntu aba like nyine bakabona ukuntu uri ize bakavuga ati uyu nguyu twamucyaho like uyu nguyu nta kibazo twamukandagiraho ntabwo sindi umuntu wo gukandagiraho like that ushobora kundusha umva rero izuru rikaze cyane rivamo amaraso Ngiye nubatse brand yanjye nshobora kuvuga icyo nshaka ariko nihitiramo nkaza nkibera umwana mwiza tu ariko murabizi ko nshobora kuziruka byitwa nkavuga ibyo nshaka cyangwa nkavuga ibyo mbona kandi haba hari ibintu byinshi byangiritse nkahitamo kwicecekera tu nubwo ndi umubloga ngiye ntabwo ni umubloga usenya nta kintu na kimwe nari bwasenye guys I have never nta kintu na kimwe mu buzima ngiye hano kuva natangira ku blogging nta kintu na kimwe nari bwasenye ndubaka ni abantu bafite ibibazo mani mbasanga mu bikari nkagerageza kubahuza nkagerageza gukora ineza mara baraza bakubona bakavuga ati no uyu nguyu ari ize nta bidanje nshobora kukwihinduka kandi nakwihinduka nabi nshobora kukwihinduka ukabije Manu muniga yarantwaye afata ikirega kipandikaho ubu Pazo is out ikiganiro gifite ibihumbi 500 we Irene wibaza kuri umuhanga ari ku kigoryi Irene waje muri Canada nta kintu ntagukoreye ugafata ikiganiro bakajya hariya bakamvuga utanampamaga ukambwira ati Dumba ibi bintu urabivuga hiki nk'umuntu mukuru Irene
Mana ndagusaba Irene umumpanire, sinza kugutuka, ntabwo nza kukuvuga nabi. Mana ndashaka mu bushobozi bwawe Mana yanjye, mu bushobozi ushobora, hana Irene, muhane. Mana ukaza muri mani ugasohora ikiganiro bro, ugasohora ikiganiro bro. Mana ndasaba, niba ubizi ko Irene ari umuntu mukuru yakoze ibintu azi, akaba abizi, akaba yarabikoze abizi, muhane, mukubita inkoni. Ibi video muyibike, nihagira ikintu cyumaho muzambwira ati nibyo bintu Dumba yagusabiye. Mumubwira ati nibyo bintu Dumba yagusabiye, ikintu kizambubaho muri ino minsi, umbwira ati nibyo bintu Dumba yagusabiye. Ntabwo nza kuvuga ibyo nagukoreye koze bwaba ari ubutindi, ariko kuba ya mpano yicara ku kiganiro cyawe Irene, uzi ukuntu nkora, uzi ukuntu mbayeho. Hari abanzi baranzi, bazi uburyo mbayeho, bazi imitekerereze yanjye, urayizi. Warangiza Irene ukicaza ya mpano ku kiganiro, akavuga ibintu ashaka, ukagisohora, ukakirekura. Ubu Pazomani bakaba baramurekuye Irene, Pazomani bakaba baramurekuye Irene. Umva, ntacyo nagukora, dore uri miles and miles away, ariko Mana nundi umva muri showbiz yose abampemuke bose Mana bakubita inkoni. Uzi ko izo mpapuro Mani nzirarana, izo mpapuro zo muri ntuzi, reka nzibere, hatagiye izo mpapuro zo mu rubanza, uzi ko kubera guhahamuka Mani nzirarana. Dore ahantu ziba ziri, nake hano harimo cyber report, harimo impapuro zose zafungishije Pazomani. Mani ndabirarana, ndabisoma Mani, ndumwere biranditsemo hano mba mbibona. Kuva naraje muri ino mihanda nta kintu cyambabaje nk'iki, abantu banyisha umutinga, abantu banyisiki, abantu bakoze ibintu Mani uzagenda ubaze Debeni ya mpano agenda kugena muri zanuza, agenda kugena muri New Year's Groove, musabira Mani, mbwira Debeni ati umwana mushireyo Mani, mubwira Debeni bana bagahita ya mpano bahita bamutwarayo. Umukarita saragenda arandega ngo ngenda ari inyuma ya boroze Mani, ngo nari inyuma ya video ya recordings ngo yo kugira ngo isakare, ibiganiro bikarebwa n'abantu 400,000. Dumba nimwe ndavugwa nabi, ubu Pazomani bakaba baramurekuye. Njyewe natumaga umuntu, natumaga ubu bamurekuye. Umuntu najyaga ntumubu bamurekuye. Ndashaka gushimira ubutabera bwo mu Rwanda, muri imfura, ibintu mwarabikurikiranye neza uko byagombaga gukurikiranwa. Wallahi ntacyo nababwira, abantu bakora mu butabera bwo mu Rwanda bwose, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho buri kintu cyose, Imana ibaho buri kintu, n'amafaranga bayongere kabisa, buri kintu cyose mukibone. Like I'm now here, ntabwo nashakaga kuza ngo nkungure, urumva naho gahunda yanjye yari ukuza hano ngo nkungure Mani, but like this nubwo ibyanzanye ari ukugira ngo cyangwa na Irene mavuge nabi cyangwa iki cyangwa mbasabe, ariko nararebaga nkahita mvuga ati muri aba bantu bose tujya tubana, aba bantu bose tubanye, habuze n'umuntu ushobora kwikiriza. Nigeze kuzana hano witwa Babu Rwanda, tujya tuvugana abantu, tujya tuvugana nawo mu bikari,
they know imitekerereze yanjye, they know icyo mba mparanira, they know ukuntu mvuga ntari kuri kamera. Ngiye kuri kamera nshobora kuba uwundi muntu, ariko iyo duhuye mu buzima dusanzwe ndundi muntu kandi bazi neza. Urumva? Ariko Bakaritas mani nta n'umuntu wigeze uza kambaza ngo Dumba ese ibi bintu bivuga hwiki. Nabonaga buri umwe asohoye ikiganiro. Nkabona buri muntu asohoye ikiganiro. Urumva? Kabura buri muntu asohoye ikiganiro wallahi. Ubutabera bwo mu Rwanda bwo sinzi icyo nababwira. Nimubaho muri abambere. Nimubaho bro. Like muri abambere sinababwira. Mani munkuye w'icyasha, mani munkuye w'igisebo. Mani umunigaragiye afata kamera agenda ku gitanda n'umugore arikodinga video. Nari mbiri inyuma. Kugira ngo bisakare. Umuntu nabitumye noneho n'umwere. Umuntu natumye kugira ngo asakaze n'umwere. Irene rero reka nkubwire. Manumva mani duhuye twasaturana. Manumva Irene bampa ringi tukinjiramo. Irene tukinjira muri ringi wallahi tugakubitana wowe. Abantu mujya mwibaza impamvu nkunda Sabe. Mukavuga ati kubera iki Dumba ukunda Sabe. Nuko Sabe icyo umubereye aracishura. Sabe y'umubereye imfura bimfura. Irene nta kintu. Irene mani nitaye kuri kamera zawe mwishiza amafaranga. Dumba ndi umuntu uvamo views. Murabiza abantu barebye ibiganiro, abantu mwarebye ibiganiro. Dumba ndi umuntu uvamo views. Reka mbereke ikiganiro aza muri Canada, ikiganiro cyanyuma twakoze ureba amafaranga aba yakivuyemo. Haza muri Canada man nta kintu namukoreka mvuga ikiganiro gusa ko ibindi ntabwo nza kubivuga we Irene. Ikiganiro cyanjye naguhaye wowe Irene hano muri Canada cyavuyemo nibura amadolari nibura 500 abaye ari make cyangwa arenga. Ibindi ntabwo nza kubivuga. Warangiza ubwo sinshizeho ibyo naguhereye mu Rwanda. Ntabwo nza kuvuga ibindi mba nakoze, ariko ndavuga ibiganiro gusa koze imvuze ibindi nshobora gusa nabi. Abantu bashobora kunkisha n'ijisho bakavuga ati ibyo ntiwakabivuze. Ariko kamvuge ibiganiro naba naraguhaye. Hari ibindi byinshi navuga mu gatangara. Ibiganiro nawe naraguhaye, ibiganiro mujya mubona ibiganiro turi kumwe na Junior Giti, mujya mubona ibiganiro ndi jyenyine, ibiganiro natwe bafifira ya, ibyo ni ibiganiro byose bivamo amafaranga. Ukabifata ukabikusanya ukareba ingira kamaro uwo muntu abagufitiye. Njewe Dumba, njewe reka mbabwire ntabwo ngira YouTube sininjirizamo. Njewe Dumba n'umuntu ushobora gufungura YouTube nkakora amafaranga. Nta YouTube ngira ntabwo ninjiza. Dumba hano nkorera ibintu byanjye naha kuri TikTok nahemberwa, uretse ko nshimira abantu bampaye gift benshi muri no minsi nanone ntibiramara n'amezi 2. Urumva nshobora kubashimira. TikTok yanjye ntabwo njye ninjiriza amafaranga uretse ibyo mvuze. Instagram yanjye niho ntwikira ntabwo njye ninjiriza amafaranga. Ntabwo njewe niyo ndahana abantu baza nibiga abantu baje mugiye muzababaze mwazaga iwanjye aho niciraga n'ibiryo birateka umukozi agateka mukarya nk'ababigiro mukagenda bako nkabaye ibiganiro nkabagaburira narangiza nkahita mbishira hanze mukahita mugenda murangije kurya murangije gufata amafaranga mugahita mugenda. Nazirukaga mu gitondo nkasanga ubukamera buri mu rugo, ubukamera buri iwanje. Uzi kubyuka manu ukava kuvyuka ukava wagira muri saro ugasanga kamera zirateretse. Utazi n'ukuntu binjiye.
ukabaye ibiganiro bro nkavuga ati none se umwana arava hano ko yanteze umugati ko umugati yari awuteze kuri jewe nagenda yateza ako ga transport yangezeho nagenda adatwaye ikiganiro ntabwo aza kuba hombye ukavuga ati reka nguye ikiganiro kicara nkamubwira ufitiye topic na topic ntayafite ukayimuha ukicara kuri kamera ukamuha topic na nino ashaka gutukana ndaza gutukana nta kibazo ibyo bazabimfungire ibyo bazabimfungire ko nanjye simfite ukuntu nakwisobanura nagira simfite nanjye ukuntu none se ngiye ko ntajya kurega erega ibintu nabyizanyemo mbizi ibintu nabijemo mbibona naye ntabwo siza kugenda ngiye muri Canada ngere kurega se mbarege yariya ko bangize nta hantu ufite ndega ndabituka niko nza kuruhuka namwe muraza mwicaye mu mazu yanyu ni muzi stress zanjye bro mazinduka mu gitondo man ngo yampano yatanze ikirego ngo Dumba yari inyuma ntuza ngo niyabaye umuntu mukuru ngo Dumba ngo niwe yatumaga ngo ni mwabyumvise muri RIB bro izi mpapuro zose iyi ni cyber report ndayifite izi mpapuro zose ni izindi mu mpapuro za deko mu bintu byabaye byose nabikurikiranaga nkavuga tuya kuri hano ko ntarimo ndabyumva Pazoman is free Pazoman bamurekuye aribo bafunze Pazoman bavuga ko Dumba natumaga ko ari ngiye wamutumye nari inyuma y'ibyo biboro byose byo gusakaza dive ya yampano Pazoman yampano mwaramwumvisha yibabwiye pana rimwe pana kabiri hari benshi baza muri DM yanjye barimo barambwira ngo niki nuza mupfango mushakaho bakaza manuka sanga mukarita sara kwandike muri DM muri comment we postingiye boro ukajya kubona ngo wewe ngurimbwa ngo yampango waboy ngura mushaka hiki noneho leta ishaka iki kuri yaboy kuba uwo yaboy yareze leta mufunguye ubutabera kubera iki bumufunguye telefoni yanjye mba nyigendana nguma nsubira yo mani mwenda ngasubira muri ntuza ngasubira mu boro muri telefoni yanjye mu video muri bintu Pazoman yanyandikiye nkabona mani ntabwo birimo nta kintu na video Pazoman yanyohereje nguma nsubiraho nabaye paranoid mani nsubira nkavuga cyangwa hari iyo yampaye igasiba ntayibona cyangwa yarayimpaye muri news muri view once sinyikandeho nkareba nkavuga ko Pazoman atigeze nyohereza video iyo bavuga ni iyihe nicara na telefoni nsubiraho kwizina Pazoman nabaye nk'umusaza abantu barampamagara nkasobanura sinzi n'ubu ngubu umuntu avuye kumpamagara ubu mvuye kuri call n'umuntu ndimo ndiswa navuga ati ni wumbwiye ngo ariko se uzi ko mvuye live umuntu amvuye kwisobanura ku muntu ayitarambira ngo se ko Pazoman bamufunguye ndamubwira ati reka arambwira ngo tumbonye amakuru Pazoman bamufunguye ndikanga ati reka Pazoman ntago bamufunguye koko ngiye ku mbuga nsanga Pazoman bamufunguye man nsanga Pazoman bamufunguye nsanga Pazoman ariko Irene ntabwo nza kugutuka cyane aho nagututse yego nabyo bifata byakira ahubwo byicane kubera urabizi ko ibyo nshaka kugutuka ari byinshi but bro muye nawe ahantu turi babiri gutya turi babiri wallahi nagukubita Irene kwera wigira akantu k'agahanga niyo umuntu yarimo aravugana nawe abona wigize umuntu umuha kandi urakagoryi man
Irene urakagoryi, Irene urakagoryi, urakabwa. Kandi iyo urimo uravuga abantu barakureba bakibaza ko uri umuntu muzima man. Iyo urimo uravuga umuntu arakureba akakureba ke bro. Irene uri mu bugoryi bwa mbere bwabayeho ku isi. Ibigoryi bya mbere byabayeho ku isi Irene urimo. Kuba wicarana n'umuntu ukumva side ye ntiwumve side y'undi muntu mwabanye twabanye uko twabanye. Irene mvuga ibintu byabereye hano muri Canada wewe. Ariko kubera ndi imfura nabyo ndaceceka. Ariko nkwita ikigoryi. Nkwita ikigoryi. Irene uri ikigoryi. Irene uri ikigoryi. Kigoryi. Kandi kibi. Uri ikigoryi. Irene uri ikigoryi. Uri ikigoryi kandi ntekereza ku bugoryi bwawe nkumva nshaka kuruka man. Ntekereza ku bugoryi Irene ufite nkumva ndashaka kuruka. Nirwo rwego ubugoryi bwawe buriho. Ufite ubugoryi bwinshi ku buryo wallahi numva ashaka kuruka. Kandi mubye mubona mukabona mfite umutima mwiza. Muzajye mumenya ko nukomeza kunkandakanda mbashobora guhinduka anytime. Ukomeje kunkandakanda mashobora kuguhindukira anytime. Nanjye ntabwo menyerwa. Kubera ntinda guhinduka ntabwo mesha ko nta guhinduka. Nguha umwanya kugira ngo wisubireho. Nguha umwanya kugira ngo wisubireho. Ariko bikunaniye kwisubiraho ntacyo isubu nsigiye. Uretse kuza hano nkahita nanjye mbi ikigoryi. Nkahita mpinduka. Cause what? Like njyewe ntabwo umva ndihangana mani bari ntabwo kwihanganira imyaka ibiri. Ntabwo ushobora kwihangana abantu baza bakubita bagenda uwundi aza kubita agenda umuntu abazava haturike. Mani ndashaka kubabwira ko iyi showbiz nta muntu numwe ushobora kuyibamo nkanje. Nta numwe ushobora kuba abantu bose babaye muri iyi showbiz bagatinda no kwera bayikuramo amafaranga. Nje ndi umutemyi w'ibiti. Andena hanga nkaza kubashimisha ku buntu. Zero money. Ndaza nkabashimisha hano ku buntu. Abandi bafite ikintu babikuramo. And I've been here for fucking 10 years. Ndi hejuru on the fucking game. Sinzima. Ubwo bari uburyo Irene ibintu abarimo arakora gutyo ubari uburyo bwo kuzimya umuntu. Abakoresheje uburyo bwo kuzimya umuntu kandi wamugaburiye. Agafata ikiganiro akacicazaho yampano akavuga ibintu arimo arambeshera Irene akagipostinga kikagira ibihumbi 400. Atarampamagara kumbwira ati ibintu byagenze gute. Atarampamagara kumbaza sedu ko nabonye ikiganiro barimo baravuga ukuntu cyangwa yampano ko arimo aravuga ukunguku urabivuga hiki agapostinga akabona amafaranga nanone agikoresha izina ryanjye. Njyewe nkasigara isi yose irimo nyine iranyota ivuga dumba ukuntu uri umwana mubi, ukuntu ushobora gukora ibyo bintu, ukuntu ugira iki, abanzi bakaba benshi. Izina ryanjye rikoresha mu byiza no mu nabi Imana.
ubizi ko nta kintu mani wamburanye, nta kintu wamburanye we Irene. Kandi you do one fucking wrong move Irene, ndakwanika. Uzongera ukore wrong move imwe ituruka kuri Dumba, nzakwanika. Kandi nzaza ukunguko va kuri bya bindi dukinyuma. Nzaza ibingi bidukinyuma tukajya mu gikari ngakubitira mu gikari, oya nzaza hano nkwanikire hano. Kanibaza ko mwakabwiye kari hano karimo karankurikira. Nzaza nkwanike Irene. Nzaza nkwanike kandi urabizi ko nkwanitse we, urabizi nkwanitse we Irene, urabizi ko nkwanitse isi yose yakwanga. Irene we nkwanitse isi yose yakwanga wowe. Yakwanga. Bati reka nkure kusubire wigira ushaka umugati, koze ndabizi ko uri umubyeyi ufite umwana. Ubutabera bwo mu Rwanda ndabashimiye, nimubaho kuba mwafunguye Pazamani. Sinzi ukuntu umuntu habaye. Murantabaye. Hari ukuntu umuntu icyasha kimufata nawe akakiyumvamo, ukumva cyagufasha ikintu utakoze, ugatangira kwibaza nagikoreye ko numva cyamva ko numva meze nkawe nagikoze, urumva. I'm like ibintu cyangwa narindimo ndarota man. Mana umpanire Irene, umumpanire, muhane mana nakwinginze, muhane. Mani nta kuntu umuntu ashobora kuza mani akagukorera ibintu Irene mba naragukoreye, warangiza ukifata nk'inyamaswa bro. Ukifata nk'inyamaswa bro. Ikintu icyo ari cyo cyose cyamubaho Irene kimubeho kibi, nawe nta neza agira. Kikubeho Irene, ikintu cyose cyakubaho kibi kikubeho, cyose gishobora mana ndakwinginze binkorere. Mbisabye muri kwezi rwa Ramadhan mana, mbisabye mu mwezi rwa Ramadhan, mbisabye mu kwezi kwa Ramadhan mana, Imana nsenga ya Rabbi mukore mukube barayi. Mumpanire, muhane mana, muhane. Kuri kicara hasi mana ukarecording ikiganiro mana ukagisohora, utambajije utazi ibintu ukuntu birimo biragenda, urabizi, ibyo nkora nibyo nkora Irene. Uzi ukuntu nkora, uzi ukuntu mbayeho, uzi ukuntu nganira, uzi ukuntu ibintu ntatinyuka, uzi ibintu ntakora bro. Ukifata bro ugasohora ikiganiro, barimo baravuga ko jewe, barimo baravuga ibintu nk'ibyo, barimo baravuga ibintu nk'ibyo man. Umuntu wakubaniye neza muri aya mahanga waje nta muntu uzi, usanga Dumba. Urampamagara last minute man, I came through the whole time. Uryama hariya ndyama hano, ibyumweru bibiri birarangira bro. Ibyo bintu yamano yabigukorera.
Mana ndateka nteka ibiryo wariye bro. Muri aya mahanga ahangaha muri Canada bro. Uje usanga jewe man. Uje usanga jewe man. Bagakuri ikiganiro uzi ko bandeze muri ribu. Utazi ukuntu bimeze. Irene iyo nza kuba ndi umunyamafuti, iyo nza kuba narakoze ibyo bintu pazo ntago bari kuba bamurekuye. Ni washatse kumenya ibyo bintu ukuntu byagenze. Ikiganiro kikarebwa n'abantu 400. Everybody iyo bageze ku izina Dumba they pay attention. Iyo bumvishe izina Dumba they pay attention. Bamuvuzeho iki? Nawe uba wabikoze ubizi ko ari byo ushaka. Noneho ko bamufunguye pazo mani waza tuvuga n'iki ngiye nawe Irene tuba tukivuga n'iki wowe. Ngiye nawe twaba tukivuga n'iki? Bro, urumva? Bro, abantu bose ndabinginze. Abantu tujye dukorana kuri izi mbuga n'iki ndabinginze muzajye mumfata ukomeze. Niba wibaza ko ndi umuntu mwiza, ndeka nk'umuntu mwiza, ntukoreshe ubwiza bwanjye nguceho. Ndeka uko nguko nyubaho uko ko zinda kwihinduka eventually. Ntabwo ngewe nshobora kwicara imyaka 2. Ndaza kwihangana for a long time. Yego nihangane, but at the end of the day n'ubundi ngewe ndumva ndi umuntu ushobora kwivugira. Nanone uko nariyubatse uko kwimbuga ko nshobora kuvayo one time mukabona ndavuze. Erega impamvu mujya mubona ntatukana sometimes nkazano nkatukana nuko mba ntinya kuvuga ibintu bakoze kozi nimba uvuga murabanga. Niza nkavuga ibintu bakoze murabanga. Rero nkaza nkatukana ugasanga ningiye mufashe nabi. Kozi ndavuga ati ni mutuka nkavuga ati nyoko ndaruhuka. Ntaravuga ibyo yakoze. Otherwise nshobora kuvuga ibyo mvuga mu kumirwa hano. Ngiye muza amabanga yafite. Muza amabanga mba mbitse. Muza amabanga mbikira abantu mwita abasitari man. Mana we Irene ntumubabarire. Ewana Irene we ntumubabarire. Niba hari ahantu Irene ntago ngira umuntu tutumvikana. Ntago ngira umuntu tutumvikana, abantu barabizi ko ntagira umuntu tutumvikana. Ariko Irene wowe ngushizeho bro, ngushizeho full stop. Ngushizeho full stop like this. Ngushizeho full stop Irene, ngushizeho full stop wowe turangije nje nawe. Irene we naragufashe nkwereka mama umbyara arwaye. Umurambikaho ibiganza ngo uramusengera man. Ufata umwana yabyaye man ugahita umukora ibyo biboro. Nagutwaye kwa mama umbyara bro. Warangiza bro waramusengeye. Waje uramusengera ngo yewe ngo mwebwe muri abarokore ngo mukora ibintu uza ngo mukora imiziki y'abarokore. Mama wanje akabakurikirana n'indirimbo zanyu mba mwasoye. Aremera mani ndembira ufata mama wanje ngo utangira kumusenga murasenga bro. Mu nyuma uragenda ahantu nakweretse umubyeyi umbyara bro, aha mu mahanga uragenda ku biganiro byawe ukonfaminga. Biriya byari confirmation yuko yampana ibyo avuga ari byo.
ko ya mpano ibyo arimo aravuga ko Dumba ari inyuma yo gusakaza amashusho ye umushyize kuri ya kamera wakonfirmye ko ibyo ya mpano yarimo avuga ko Dumba ari njyewe wari ubiri inyuma ko ari byo mu nyuma ubu butabera bukaba bwerekanye ko ibyo mwarimo muravuga atari byo bakaba bafunguye Pazomani. Irene wowe bigusigahe ku njyewe nawe, wowe bigusigahe wowe njyewe nawe twabanye uko twabanye, wowe Irene nkuvuze wowe nkuvuze nkuvuze wowe Irene nkuvuze kandi bubishaka twanabikora. I'm gonna wait for you and do another one fucking mistake. Kandi Irene this time ndakwiyenzaho mbona ukoze ikintu cy'ubugoryi nzi ndaza kukubona ukoze ikintu cy'ubugoryi kimwe inze ugikoze uwundi muntu utagikoreye nanjyewe. Ibi bintu byo kwigira umwana mwiza umuntu ava akabirambirwa, ibintu byo kwigira umwana mwiza ibintu umuntu ava akabirambirwa. Wa mugani hari umuntu uheruka kumbwira ngo people pleaser, ngo I please people. I think it's high time now I start to think about myself, man. Like, cause man, you please people a lot and then ugasanga ibiro birakumenyera birimo biragucyaca because you're pleasing them. Wigize umuntu mwiza, wigize umuntu mwiza. Ndimo ndabwira ubutabera bwo mu Rwanda ko muri imfura niyo leta yacu dukunda, niyo leta nyine nta yindi dushaka, niyo leta ishobora kureba ibibazo, ishobora kureba ibintu ikahita ibikora nyine nguko byakagombye kuba bigacya mu nzira nyine byakanyuzemo. Ni ukuri kw'Imana kuba mufunguye Pazomani ni njyewe mufunguye, nanjye nari mfungiye hanze, sinari kubona amahoro. Pazomani afunze cause numvaga ko icyaha twari twaragikoranye na Pazomani, niko byari bimeze ko icyaha nagikoranye na Pazomani. Noneho Pazomani kuba afunze njyewe ni nkaho nari nakwepye igihome, ariko the fact ko nari mbizi ko ndengana, noneho Pazomani mukaba mwamufunguye nta kintu nabaha, numva ntacyo